Yesu ashimwe cyane. Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana aho uri hose. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndasuhuza abantu ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye, abashobora kumva uru rurimi nkoresha ndababwiye ngo Imana ibaha umugisha. Ndasuhuza abakunzi ba Ndaza Vuba TV, we wakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Mwese Imana ibagirire neza. Uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana, turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 10, turahera ku murongo wa 9. Bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Arasonza, ashaka kurya. Byitegura aba nk'urota, abona ijuru rikingutse, maze ikintu kiramanuka gisa n'umwenda w'umukoma hasi, gifashwe ku binyita 4 kijya hasi. Harimo inyamaswa z'amoko yose zigenza amaguru 4, n'ibikururuka hasi byose, n'ibiguruka mu kirere byose. Ijwi riramubwira riti, haguruka Petero ubagurye. Petero ati, oya mwami, kuko ntigeze kurya ikizira cyangwa igihumanya. Iryo jwi rimusubiriramo ubwa kabiri riti, iby'Imana ihumana iyo wibyita ibizira. Biba bityo 3, icyo kintu giherako gisubizwa mu ijuru. Petero agishidikanya mu mutima we uko ibyo yeretswe bisobanurwa, abantu batumwe na Koroneliyo bamaze kubaza inzu ya Simoni iyo ariyo, bahagarara ku irembo. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi nifuje kukuganiriza iri jambo, nifuje kukubwira ngo ibintu Imana ikwereka, ibintu Umwuka Wera akwereka, byose biba bifite icyo bisobanuye iyo witonze ukarindira ugasobanurirwa, iyo witonze ntubihubukire. Umwuka Wera ahishura ibintu, ashobora kubyerekana mu buryo bw'amarenga, ashobora kubyerekana mu buryo busa n'ubutagaragara, ariko Pawulo yaranditse aravuga ngo dusobanuze iby'umwuka bindi. Petero yareretswe, yerekwa izi nyamaswa zizira, asabwa kuzirya. Ntiyamenya icyo ako kanya bivuze, ariko Umwuka Wera aramusobanurira, aramwigisha, aramufasha, aza kumenya ko arimo aratumwa kwa Koroneliyo kugira ngo ajyeyo kubabwiriza ubutumwa, kubasengera. Agezeyo buzura Umwuka Wera, kandi mu by'ukuri cyari nk'ikizira, ntabwo byapfaga gukunda, ariko Umwuka Wera aje akuraho ibisa n'amahame y'abantu. Inkuru y'uyu munsi nifuje kubasangiza ni inkuru y'abahungu 3 bari abanyamasengesho na perezida wabo wa 4. Igihe barimo basenga, umwe yagiye kubona mwiyerekwa, abona inzoka nini cyane mu nzu y'umukecuru basenganaga. Hanyuma abibwira bagenzi be baravuga ati, iyo nzu turagomba kujya kuyitwika tugakuramwo iyo nzoka. Ntibyarekeraho, undi nawe arabyerekwa, bose uko ari 3 barabyerekwa, bose babona inzoka nini cyane mu gasongero k'inzu y'uwo mukecuru. Bahuza inama yo kujya gutwika inzu y'uwo mukecuru. Hanyuma perezida arababwira ngo mureke tubanze dusenge, tubanze tubaze Imana, tubanze tumenye ibyo ari byo. Hanyuma basa n'ababanza kumugora, ariko bumvira perezida. Bagisenga, Mwuka w'Imana arabahishurira, arababwira ngo reka mbabwire iby'iriya nzoka mwabonye n'iriya nzu mwabonye. Mwuka arababwira ngo iriya nzoka nini mwabonye ni ishyari uriya mukecuru afite. Iriya nzu mwabonye isobanuye uriya mukecuru. Hanyuma iriya nzoka nini ni ishyari n'urwango afitiye umukazana wiwe, ngo kubera yuko
umuhungu we atarashaka buri wikendi yaramuguriraga inyama, yamuguriraga ibitenge, amaze gushaka ntiyongera kujya abibona nk'uko yabibonaga. Rero atekereza ko ari umukazana we ubitera, ko ari umukazana we watumye atongera kubona ibyo yabonaga. Aramurakarira, amugirira umujinya. Umwuka abihishuye abyerekana nk'inzu isobanura umukecuru, yerekana inzoka mu cyimbo cy'ishyari. Hanyuma abari babibonye bari babyeretswe koko, kandi bari babyeretswe bashaka kujya gutwika inzu. Nimutekereze iyo bagenda bagatwika inzu, iyo nzoka ntabwo bari kuyibona. Ariko umwuka wera, kubera ko ahishura ibihishwe, kubera ko iyo umurindiriye aragusobanurira, arabasobanurira, ababwira ubusobanuro bw'ibyo babonye. Hanyuma baragenda basanga mukecuru, bamubwira iby'Imana yaberetse. Arababwira ati niko kuri. Baramubwira ati niwihane tugusengere. Baramusengera, bigenda neza. Nshuti muvandimwe, umaze kumvira ijambo, umaze kumva iyi nkuru, erega nubwo hari ibyo ubona mu nzozi ntubisobanukirwe, burya biba bifite icyo bisobanuye. Erega nubwo hari ibintu utumva neza, ariko burya biba bifite icyo bisobanuye. Urasabwa gusenga ukarindira, hanyuma umwuka wera akagusobanurira. Irinde guhubuka, irinde gukora ibintu wihuse, kuko hari igihe ibyo ubona bitaba bisobanuye mu by'ukuri ibyo urimo urabona. Imana ikugirire neza. Urakoze gukurikira. Imana iguhe umugisha. Shalom, shalom.